Shalom shalom, abageze kuri Zacu Worship TV turabashimye cyane. Yesu abaha umugisha. Tugiye gutangira dusengana isengesho basenga mbere yo kuryama. Mbere yo kuryama ni ugusenga, kwishyira mu burinzi bw'Imana. Uwiteka Mana, turagushimye cyane, turagushimye Yesu, turagushimye Yesu kwabanye natwe kuva mu gitondo tukibyuka kugeza ubu tugarutse kongera kuryama. Turashima uburinzi bwawe bwabanye natwe. Nuko rero Yesu, tugihagaze mu bwiza bwawe, nukuri turashimira imirimo wakoze. Wabanye natwe aho twiriwe tugenda hose, wadusimbukije imitego y'umwanzi myinshi, wadusimbukije impanuka nyinshi aho twaciye mu mihanda twirirwa tugenda. Mu kazi waturinze Yesu, abiriwe mu bizamini wabarinze Yesu, abiriwe mu bibazo wabarinze Yesu, abiriwe mu manza wabarinze Yesu, abiriwe ku bitaro bagemuriye abarwayi wabarinze Yesu, abiriwe ku magereza bagemuriye imfungwa wabarinze Yesu, abiriwe bakora za business zabo bacuruza wabarinze Yesu. Nukuri turagushimira uburinzi bwawe, turagushimira uburinzi bwawe bwabanye natwe umunsi wose kugeza saa tugihumeka. Izina ryawe nirihimbazwe. Nuko rero Yesu, hari abantu benshi bifuje kugushima, hari abagushimira imirimo yose wakoze uyu munsi. Abo bose ndabakweretse kugira ngo bahereze umugisha Yesu Kristo. Abari badafite ibyo kurya wabibahaye baragushima, abari badafite icyo bambara wabambitse baragushima, abagiye gucuruza bagize icyo batahana baragushima. Yesu Kristo, abagushima ni benshi kubw'imirimo yawe wakoze. Nukuri turagushimye kandi turaguhimbaje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ukimara gushima Imana, tangira usaba imbabazi. Vuga uti Yesu, ndagusaba imbabazi aho bitagenze neza, aho narebye ndacumura, aho navuze ndacumura. Ibyaha byose nakoze Yesu ndabisabira imbabazi. Tangira uvuga ibyaha wakoze, uvuga icyaha cyose mu izina ryacyo, wicuze, usabe imbabazi, wature, usabe imbabazi. Imana irakumva kandi Yesu arakubabarira. Waba watukanye, Yesu ndagusaba imbabazi kubwo natukanye. Waba wibye, Yesu ndagusaba imbabazi ko nibye umuntu sinzongera. Umutima wawe ucishe bugufi, ca bugufi usaba Imana imbabazi. Ibyo wagenzemo nabi Yesu adakunda, saba imbabazi, saba imbabazi, saba imbabazi. Yesu ndagusaba imbabazi ko nakoze iby'amaso yawe atifuza kureba, ko nabyo ukoze iby'umutima wawe udakunda. Yesu mbabarira, Yesu mbabarira, Yesu mbabarira. Vuga ibyagenze nabi byose, ibyo uzi Yesu adakunda wakoze, bivuge mu mazina yabyo, bivuge mu mazina yabyo. Saba Yesu imbabazi, saba Yesu imbabazi. Yesu mbabarira, Yesu mbabarira. Niba wibye, saba Yesu imbabazi. Niba wasambanye, saba Yesu imbabazi. Niba wagambanye, saba Yesu imbabazi. Niba wavuze amagambo adakwiye, saba Yesu imbabazi. Niba wakoze ibiteye isoni, saba Yesu imbabazi, saba Yesu imbabazi, saba Yesu imbabazi. Kubiteye isoni, gukunda ibigirwamana, gukunda impiya, ibyo Yesu ntago abikunda. Saba Yesu imbabazi, saba Yesu imbabazi, saba Yesu imbabazi kubyo wibuka n'ibyo wibagiwe. Saba Yesu imbabazi, saba Yesu imbabazi. Yesu arakubabarira. Komeza usaba Yesu imbabazi. Ongera wibuke, ongera wibuke. Ibutse umutima wawe ibyo wakoze Yesu adakunda, ibyo Imana idashaka umutima wawe uhamanya nabyo ko wakoze. Bivuge, bivuge, byature, byature. Ese watekereje kuroga? Ese watekereje kwica? Saba Yesu imbabazi, saba Yesu imbabazi, saba Yesu imbabazi. Bivuge mu mazina yabyo, bivuge mu mazina yabyo. Ibyo watekereje gukora byose, ibyo wakoze n'intoki zawe, niba wakoze amaraso, tangira usabe Yesu imbabazi. Ni ikizira kuwiteka, ni ikizira kuwiteka. Bwira Yesu arakumva, bwira Yesu arakumva. Musaba imbabazi, musaba imbabazi kuwo warebye nabi, kuwo wiriwe unegurana mu kazi, mu kazi wiriwe unegurana, wiriwe uteranya, wiriwe kwa boss uvuga amagambo, wiriwe ubeshyera abantu. Saba Yesu imbabazi, saba Yesu imbabazi. Vuga icyaha mu mazina yacyo, vuga icyaha mu mazina yacyo, vuga icyaha mu mazina yacyo. Cyature, cyature, cyature. Uvuga icyaha mu mazina yacyo, uvuga icyaha mu mazina yacyo. Urakoze Yesu kutanze imbabazi, urakoze Yesu kutanze imbabazi. Ubabariye abantu Yesu, nkuko
dupfiriye ku musaraba uzira ibyaha byacu. Turagushima ko wongeye kutubabarira, turagushima ko wongeye kutubabarira ku bitari byagenze neza, ku bitari byagushimishije, tukaba twongeye kuba abana bawe. Urakoze Yesu, turagushimye Yesu, turagushimye Yesu, turagushimye Yesu. Haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, haleluya. Turagushimye kutanze imbabazi Yesu. Tangira noneho wishyire mu burinzi bw'Imana. Uti Yesu, ndishyira mu burinzi bwawe. Iri joro dore ngiye kuryama, undinde imbaraga za nijoro, undinde ikibi cya nijoro, ibitambagira, ibirara bivuza induru, ibirara biroga, ibirara bizenguruka amazu, ibirara bigenda mu maparafo, ibirara bigenda hejuru y'amabati, hejuru y'amazu. Yesu abikurinde, Yesu agufunike mu kiringiti cye, akwiyorosera amaraso ya Yesu. Yesu akorosa amaraso ye, akorosa imbaraga ze, yirukana umwanzi, yirukana abanzi ba nijoro. Mu ijoro haba ibibi byinshi, imyuka mibi, abazimu, abarozi, abadayimoni. Yesu abakurinde mu izina rye. Yesu, mu izina ryawe uturinde abadayimoni, uturinde abarozi ba nijoro, uturinde ibigendagenda bya nijoro, uturinde abapfu n'abapfumuzi ba nijoro, uturinde abacuraguzi barara bacuragura inyuma y'amazu. Abacuraguzi turabirukanye mu izina rya Yesu. Abarozi ba nijoro turabirukanye mu izina rya Yesu. Ibiguruka bya nijoro biroga turabyirukanye mu izina rya Yesu. Dufunika amaraso yawe Yesu. Turinde Yesu mu iri joro, turinde Yesu mu iri joro. Mu ijoro biba bikomeye, mu ijoro hagenda imyuka mibi. Yesu uyiturinde, uyidukize. Subira muti bigenda joro ntibimbone, abazimu ntibambone, abarozi ntibambone, abapfumu ntibambone, abacuraguzi ntibambone, ntibambone Yesu. Mpisha Yesu, mpisha mu mababa yawe Yesu, mpisha mu mababa yawe Yesu. Duhishe, duhishe Yesu, duhishe Yesu. Turinde ibya nijoro Yesu biteye ubwoba, ibya nijoro biteye ubwoba biduhishe, biturinde, biturinde Yesu. Yesu turinde, turinde ijoro Yesu, turinde ijoro Yesu, turindira ijoro Yesu. Urakoze kuko ubyemeye Yesu, urakoze kubw'uburinzi bwawe utwemereye, urakoze cyane Yesu. Tangira usengera abana bawe, Yesu abarinde mu iri joro. Usengere business yawe aho wayisize, Yesu ayirinde mu iri joro. Usengere office yawe aho wayishyize, Yesu ayirinde mu iri joro. Usengere umuryango wawe, Yesu awurinde mu iri joro. Tangira usenge, tangira ufate ibyawe bishyire mu burinzi bw'Imana. Yesu, ndarindisha abana banje aho baryamye Yesu bagendeho. Yesu batwikira amaraso yawe, ubarinde kurota ibya nijoro bibi, ubarinde inzozi mbi data, ubarinde kugendererwa n'imyuka mibi. Rinda abana banje, rinda abana banje, rinda umugabo wanje, rinda umugabo wanje, rinda umugore wanje, rinda umugore wanje, rinda abakozi banje, rinda abakozi banje, rinda umuryango wanje, rinda umuryango wanje, rinda umuryango wanje. Yesu Kristo utwikira uwegere, urinde abarozi n'abapfumu, urinde Yesu, urinde Yesu. Utwikiriza amaraso yawe, utwikiriza amaraso yawe. Rinda business yanjye, reba aho ubucuruzi bwanjye nabusize. Ni wowe ukinga ingufuri zawe, ni wowe uzi kuzikinga. Zirinda abajura, zirinda abayisubiza inyuma. Rinda business yanjye, ni wowe wayimpaye, yigumishe mu maboko meza. Urinde abarozi kuyiroga, urinde imyuka myiza, imyuka mibi kwicara ku rugi. Uhashyira imyuka myiza, Uwera wa Isiraheli. Ongera urinde business zitandukanye, abacuruza, abavura, abakora business zitandukanye. Abo bose mbashyize mu burinzi bwawe Yesu. Ndabashyira mu burinzi bwawe Yesu, ndabashyira mu burinzi bwawe Yesu. Business zabo ni ukuri nizikomere, ni ukuri nizikomeze zibeho, nizikomeze zibeho kandi zibe mu burinzi bwawe. Iri joro zitwikire, iri joro zitwikire, iri joro zitwikire. Ndakwereka abafite ama office atandukanye, ibiro bitandukanye, basize bakinze, ariko jaro uzakingura. Zirinde mu iri joro, rinda inzu zo gushya, hateye inkongi z'umuriro, rinda amazu yo gushya, rinda ibikorwa by'abantu byo gushya, aho basize bakinze, ari wowe usigara uraririye. Mu burinzi bwawe Yesu Kristo, mu burinzi bwawe Yesu Kristo, mu burinzi bwawe Yesu Kristo.
rinda abatagira aho barara, abaraye hanze, abakora akazi k'ijoro, abazamu, Yesu Kristo, abari mu magereza barinde, abari mu bitaro baraye bababaye, Yesu Kristo, tambagira mu bitaro, rinda abarwayi bawe, tambagira mu bitaro, rinda abarwayi bawe ndetse ubakize, ugende ubarambureho ikiganza bakire, Yesu mwiza, tambagira mu magereza, tambagira mu mabohero, imfungwa hirya no hino ku isi zirababaye, Yesu Kristo, zigereho Yesu mw'iri joro, uzirinde, rinda abihishe bari mu ntambara, abaraye babundabunda, abari mu mashyamba batagira aho barara, baraye bihisha amasasu, barahishe ababahiga bashaka kubica, mu burinzi bwawe barinde Yesu Kristo. Ndasengera imiryango ifite ababo baraye mu ntambara, ndasengera imiryango ifite ababo baraye munsi y'amasasu, amasasu ararabavugira mu matwi, ndakwinginze ngo barinde Yesu, niwe wambukije Abisiraheli inyanja itukura, bambutse iyo nyanja Yesu mw'iri joro, barinde mw'iri joro Yesu Kristo, barinde mw'iri joro Yesu Kristo, baha ubuhungiro Yesu Kristo, ababuze aho bahungira baha ubuhungiro, mw'iri joro, bashyire mu burinzi bwawe baguhungiyeho, ndabatabariza n'ukuri, ongera ubumve, umva imiryango ibabaye iri mu ntambara, mu gihe abandi baryamye bo bari kwiruka, mu gihe abandi baryamye bo bari kubundabunda mu mazi, mu bihuru, mu bigunda, abo bose ongera ubarebe Yesu, bagirire neza mw'iri joro Yesu, barinde imyuka mibi ya nijoro, barinde Yesu, ni wowe urinda, uko warindiye Daniyeli mu rwobo rw'intare, impyisi ntizamurya, intare ntizamurya, Yesu Kristo, uko warindiye Daniyeli mu rwobo rw'intare, intare zishonje zasamye ntizimurye, ndakwinginze ngo n'aba bantu badafite kirengera bari mu ntambara, ongera ubarinde mw'iri joro, Yesu Kristo, ubarinde mw'iri joro Yesu Kristo, ubashyire mu burinzi bwawe. Turasenya abarozi, turasenya imyuka mibi y'abarozi ngo ihambirizwe mu izina rya Yesu, turasenya imyuka mibi y'abapfumu n'abakonikoni, irari igenda amajoro ntitugereho, mu izina rya Yesu itube kure, mu izina rya Yesu nitube kure, imyuka mibi nitube kure, maze turyame dusinzire mu burinzi bwawe Yesu Kristo, maze ejo tuzakanguke turi bazima, dushima izina ryawe. Turagushimye Yesu kuko ubyumvise, kuko wemeye kudushyira mu burinzi bwawe, kuko ibyacu byose biraje mu burinzi bwawe, kuko imiryango yose iraye mu burinzi bwawe, family zacu zose ziraye mu burinzi bwawe. Turagushimye kuko ubikoze, nuko Yesu bana natwe, rarana natwe, twiyorosera ikiringiti gikoze mu maraso yawe Yesu Kristo, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Nukuri turabashimye ko mwabanye natwe mw'iri sengesho. Ni isengesho rwose wasenga mbere yo kuryama. Iri sengesho nuryumva Yesu arakora umugisha, araguha umugisha. Gerageza uvuge iri sengesho mbere yo kuryama, gerageza wumvire isengesho mbere yo kuryama, kandi numara kuryumva twagusabaga ngo uryoherereze abandi bantu bawe uzi ko bakeneye uburinzi bw'Imana, abantu bababaye bari mu bibazo, abantu bakeneye kurindwa na Yesu Kristo. Bohereze rino sengesho, ukore share, ukore like, ukore subscribe, ugumye ushyigikira umurimo w'Imana. Ufite icyifuzo yifuza ko tugusengera, twashyizeho nimero aho munsi, urazibona, watwandikira kuri WhatsApp, waduhamagara, dufatanya nawe gusenga Imana. Shalom, Imana ibahe umugisha, muryame neza, ijoro ryiza, bye bye.